Nongeye kubasuhuza cyane mwese kandi nanone nongeye kuba ikaze hano kuri Bivugwe TV, ari nako mbabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho mutwumvira hose. Mu gihugu cy'u Rwanda turi mu minsi 100 yahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ubwo abatutsi barenga miliyoni biciwe mu bice bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dukomeze twibuke kandi twiyubaka. Mu minsi yashize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana mu by'ukuri umwuka utari mwiza hagati ya Ndahiro Valens Papi ndetse n'umugabo witwa Magashi wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko amaze igihe kirekire akora ibiganiro bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo Magashi rero akaba amenyerewe cyane mu gukora ibiganiro bitambuka kuri YouTube channel ye bivuga ku ntambara ihuje umutwe mu 23 ndetse mu by'ukuri n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muri kubona kuri screen zanyu wambaye agashati kajya gusa umweru niwe witwa Magashi mu by'ukuri. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire ko mu minsi yashize uyu mugabo aribwo yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze agatangira kuvuga ndetse no kwandagaza yewe no gusebya umugabo twese tuzi mu itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu rero akaba yarakoreye ibitangazamakuru byinshi ndetse akaba akunzwe n'abatari bake. Magingo akaba ari umunyamakuru kuri televiziyo ya BTN TV ikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, aho rero asanzwe ajya mu baturage akamenya amakuru yazindutse ndetse nawe akayatangariza imbaga nyamwinshi y'abaturarwanda, hanyuma rero bakaza kumenya ibyiriwe bivuga mu baturage. Uyu munyamakuru rero akaba akunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Ndahiro Valens Papi magingo uri mu gahinda gakomeye cyane ndetse akaba afite n'ubwoba bwinshi. Akaba yaramaze kwishinganisha rero ku rubuga rwe rwa YouTube rwitwa Papi Empire, ni nyuma yuko uyu Magashi aje kuri YouTube channel agatangaza ko uyu Ndahiro Valens Papi ari ikigarasha ndetse akaza no gutangaza ko Ndahiro Valens Papi akoresha ibiyobyabwenge byinshi birimo n'urumogi, yewe akaza no gutangaza ko amakuru yose agenda atangaza ari amakuru y'ibihuha. Ahita anavuga ko agomba kujya kongera kwiga itangazamakuru mu by'ukuri. Ahita avuga ko amakuru agenda ageza mu baturage atari amakuru yizeye. Ntabwo ari ibanga, ntabwo natinya kubivuga. Uyu Magashi mu by'ukuri ni umuhanga cyane mu bijyanye no gusesengura iby'intambara y'umutwe mu 23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku giti cye. Mu by'ukuri uburyo bisobanura ndetse nuko abivugamo wumva ari umuhanga cyane muri ibi. Ariko icyaje gutungura abantu no buryo Magashi yaje gusebya ndetse akanandagaza izina rya Papa avuga ko atari umunyamakuru mwuga kandi anaza kuvuga ko Ndahiro Valens Papi akoresha ibiyobyabwenge byinshi ndetse anavuga ko amakuru yose atangaza ari amakuru y'ibihuha. Ibi rero byaje kubabaza umunyamakuru Papi Ndahiro Valens ndetse biza no kurangira Ndahiro Valens Papi aje n'uburakari bwinshi aza avuga ko mu by'ukuri aje kwishinganisha. Ni nyuma yuko uyu Magashi nyine yaramaze gutangaza amagambo mabi cyane kuri Ndahiro Valens Papi, umunyamakuru usanzwe ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Aho rero uyu Ndahiro Valens Papi yaje kwifata hamagara Magashi mu kiganiro ndetse Magashi akomeza gushimangira ko koko ibyo yavuze ari byo ari ukuri, ko Ndahiro Valens Papi akoresha ibiyobyabwenge kandi inkuru zose avuga ari ibihuha. Ibyaje kubabaza rero cyane Ndahiro Valens Papi aza no kuvuga ko yishinganishije ikibazo cyose yaza kugira baza kubibaza uyu Magashi, ndetse amakuru agenda akomeza kutugeraho bigaragara ko Magashi yaje kuba umwe mu ngabo mu by'ukuri, aho ndetse akaza kwitandukana nazo ahubwo agahitamo kujya kwikorera mu by'ukuri, aho yaje gufungura YouTube channel. Ndahiro Valens rero agahamya ko uyu nguyu Magashi nubwo ari umunyamakuru ntago ari umunyamakuru wabigize umwuga, ndetse yaje no kuvuga ko Magashi nta karita yitangazamakuru agira, ahubwo avuga ko n'ibyo akora byose abikora kugira ngo abashe kuronka. Ubwo yavugaga uyu Magashi mu by'ukuri usanzwe akora ibiganiro byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero akaba yaje gutera agahinda gakomeye cyane Ndahiro Valens Papi, ari nako yaje avuga ko uyu Magashi mu by'ukuri atari umuvugizi we. Avuga n'ijambo rikomeye cyane ati niba ndi muzuru ryawe umfune ariko sinzigere kongera kumva mu by'ukuri unshyira mu kanwa kawe uti kubera ko mu by'ukuri ngewe ntabwo nanga igihugu cyanjye. Ari nako Ndahiro Valens yaje gutangaza ati ngemba mu gihugu cy'u Rwanda nakivukiyemo nkirimo n'ubundi nzanagisaziramo kuko u Rwanda mu by'ukuri ari umubyeyi. Muri iki kiganiro Ndahiro Valens yaje kubaza uyu Magashi agira ati niba ko kukunda u Rwanda kundusha niki we wakoreye igihugu cy'u Rwanda na kimwe. Arongera arakomeza ati nge ndi umunyamakuru kandi inkuru zose nkora zibanza kugenzurwa, niyo mpamvu rero hagize ikibazo kiba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha cyangwa polisi bampamagara kugira ngo mbashe kwiregura mu by'ukuri ibyo byaha naba nkurikiranyweho. None maginga ya ntari birampamagara nta polisi. Ahita avuga ati ni gutunyita ikigarasha mu by'ukuri kandi ugakomeza kunyita inyanga
isanga Rwanda. Ndahiro Valens Papi magingo ni umunyamakuru wo kuri BTN televiziyo mu by'ukuri ikorera mu mujyi wa Kigali nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, akaba amaze imyaka irenga 15 muri uyu mwuga w'itangazamakuru, ndetse nanone nk'uko nakomeje kugenda mbivuga akaba uyu mugabo mu by'ukuri akaba akunzwe n'abantu batari bake bitewe n'uburyo akora mu inkuru ze ndetse no mu ijwi ritandukanye n'iry'abandi. Benshi rero bakaba baraje kumukundira buryo ki ategura mu inkuru ze ndetse n'ijwi rye ryuje icyanga. Kuri ubu Ndahiro Valens Papi ni umugabo utuye mu mujyi wa Kigali ufite umugore ndetse n'abana mu by'ukuri, akaba rero yaje kwishinganisha nyuma y'uko Magashi mu by'ukuri akomeje gutangaza amagambo ateye ubwoba kuri Ndahiro Valens Papi. Aza no kuvuga ko Ndahiro Valens Papi ko ikibazo cyose ari buze kugira baza kubibaza Magashi, ndetse no mu bwoba bwinshi aravuga ati iwanjye ufite no kuhaza hanyuma rero ugaca insinga z'umuriro zizi iwanjye hanyuma rero ukaba wanangirira nabi. Ibyo byose rero aningira ikibazo nzahura nacyo bazabikubaze wowe Magashi. Ndahiro Valens Papi rero aka kanya umwuka we hagati n'uyu muvandimwe bita Magashi akaba atari umwuka mwiza, ndetse Ndahiro Valens Papi akaba yaje gutangaza ko yari inshuti n'uyu Magashi, ariko ubushuti bwabo bukaba bwaje kurangirira ahangaha nyuma y'uko Magashi amaze kuvuga amagambo mabi kuri Ndahiro Valens Papi, aho bivuga ko mu by'ukuri ari ugusebya izina rye ndetse no kumuteranya n'abaturage yewe na leta, ariko akavuga ko mu by'ukuri ahari ashikamye. Ngayo nguko, niba waribagiwe gukanda subscribe uze kwibuka ukore subscribe ukore no kunzogera, hanyuma rero ibindi byose tujye tubana 5 kuri 5. Iyi ni Bivugwe TV, ngewe rwose ndabashimiye cyane kandi nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza. Uwiteka abampera umugisha.